cyane, ko mumenyereye ni Kadoji. Uyu munsi tugiye guteka inkoko ivanze, isosi y'inkoko irimo ubunyobwa. Mu bundi buryo wabikoramo, so mukore subscribe, mukore like, share, mu bigerageze murebe, ubutaha muzambwira ati byagenze gutya, byari bimeze gutya, none mujye mumpa commentaire mubwira ati ibintu baduteguriye natwe twabigerageje byaturyohera. Urakoze cyane rero, ndabakunda cyane, mukore subscribe, like, share and comment, mupartage ahantu hose. Ndabakunda kandi bye. Umunsi mwiza. Tugiye kureba ukuntu tubikora naho mu kanya. Utegura rero inkoko zawe uko zaba zimeze kose. Muri kubona nateguye inkoko yose, nayikase ubuce urabona amakosa ukwayo, amaguru ukwayo, n'amaboko nyine nayikase. Ushaka guteka yose cyangwa se amakosa gusa. Nashyira mu mavuta nari nateguye meza, nari natetse nyine, nshyira amavuta mbere. Nshyize amavuta, ntangira kuzishyiramo nyine, kugira zitaza kubyigana, kugira ngo imwe yose ize gufata amavuta. Ndangiza ndagipfundikira. Nyuma yo gupfundikira ndahita ndeka nk'iminota 5, nze ngishyire ngigaragure, nongere iminota 5 ngishyire ngigaragure. Nubwo ifuro zacu ziri ku masiga, tugiye gukora ibindi biza kujyamo. Tugiye kubishyira ku muriro, tukahita dufata ibitunguru byo twakase neza, tukajya dufata tungurusumu, tugakoresha cannelle. Nakoresheje agati kose, ako ni agati kose nakoresheje ka cannelle tugomba gushyiramo. Tugiye kubisya, tubishyiremo coriandre. Ni coriandre, sinzi uko bayita mu kinyarwanda, ariko ni coriandre entière. Sinzi uko bazita mu kinyarwanda, rero munyihanganire. Ubwo buntu bakunda no kubiteka mu muceri, ni ibintu byiza cyane. Tukahita tujya kuri romarin. Urabona romarin nayo ukahita ushyiramo igiko kimwe, nayo ushyiraho igiko kimwe. Noneho ubundi tukahita tujya tubisya nyine. Ni tujya gukoresha mu isosi yacu, ibyo bikora isosi yacu yo mu nkoko. Kubera gutyo bimeze nk'ibyumye, byatinda gusereka. Byatinda gusereka, turongeramo amavuta ya l'huile d'olive. Amavuta ya olive turayongeramo, dushyiremo ibiyiko 2, dushyiremo n'amazi kugira ngo bize koroha, tubashe kubisya nyine, bibashe gusereka. Dushyiramo magi, imwe irahagije, kubera ko narashyiramo umunyu muri pure, narashyiramo umunyu mukeya na poivre, so magi imwe bihagije. Bya biyiko 2 byacu rero ngibi tugiye kubishyiramo kugira ngo bize kugira koroha. Amavuta ya olive ni meza, nta kibazo, ntabwo ari ukuvuga ngo ni menshi, ni meza kandi agira nyine nta ngaruka agira. Wanangiza tukahita dushyiramo utuzi duke, ni duke uragereranya, ntabwo usukamo byinshi nyine, ugira ngo byorohe gusereka nyine, kugira ngo byorohe gusereka. Turangiza tukabisya, twamara kubisya tubisuka muri ya pure yacu, za pure yacu twagumye dusura ku mashyiga. Urabona rero pure zacu zimeze nkaho zitangiye guhindura irangi gatoya, zarangiye guhindura irangi. Tugahita tuza kugasukamo ya sosi twaseye. Ariko hano washyizemo umunyu, na poivre, nuko ntabiberetse, ariko umunyu ugomba kuwushyiramo.
ugashyiramo ariko umutima uringaniye kubera ko utaza gushyiramo umuntu mwinshi. Ugashyiramo ya sosi yacu twaseye, wamara kuyishyiramo turapfundikira neza, ugafata utunyuguza muri ako kantu wasereyemo ugashyiramo, tukatwashyira bikagenda bibyara isosi neza, bikagenda bibyara amazi menshi mu isosi yawe. Undi warangiza ukaza gutegura itomati zawe, pate, tomate zimwe ziri itomati za pate nyine twabyita ya tomate paste, pate de tomate ya ubwo mu Rwanda bita sauce tomate, niko ni tomate nyine ifashe. Urabona ko byatangiye kuzana isosi, biri hafi gushya, noneho tugahita tuzana za tomate zacu, ya tomate paste yacu tugashyiramo ibiyiko 3, ngiye cyane ibiyiko 3 kubera ko nshaka isosi kabisa nziza iryoshye. Ibiyiko 3 shyizemo 4 ariko 4 nabyo nibyo ntabwo ari byinshi. Shyizemo 4 warangiza ugavanga bye bigafata irangi, pure zikigaragura ahantu hose, zigafata bye irangi itomati yawe. Warangiza ugapfundikira nk'iminota, bigatogota nk'iminota 5 cyangwa 7, ukahita uza ugashyiramo amazi, ugashyiramo amazi. Nyuma yo gushyiramo amazi ubona itomati yawe, ariko urabanza ukazigaragura bye, ugapfundikira, ukongera ugapfundura, ugapfundikira, ukabigaragura bye, itomati zigashya. Urabona ko kabisa ziri gushya kandi byabyaye isosi nziza cyane nyinshi. Warangiza ugashyiramo amazi ashyushye, amazi wabijije ku ruhande, ntabwo ushyiramo amazi akonje. Ufata amazi ukayateka ku ruhande, niyo uza gushyira mu isosi yawe, ngaho amazi nayatetse ngiye gushyiramo, ugashyiramo akarengera inkoko zawe, ugashyiramo amazi akarengera inkoko zawe, ntushyiremo nyine menshi abe yerere, kubera ko inkoko zawe zashya zigasaye. Twe turashaka zishye mu rugero zidasaye, urumva urengeza inkoko, ariko nyine nta gushyiramo ibizi byinshi. Urabona ko amazi yacu ahagije yarengeye izi nkoko, tuza dupfundikireho nk'iminota 2, iminota 10. Ariko mbere yuko dupfundikira tubanza tugashyiramo feuille de laurier, tugashyiramo kugira bize kubirana. Feuille de laurier tugashyiramo kugira bibanze kubirana, nibyo byiza kubera ko ni isosi y'inyama. Feuille de laurier ni nziza cyane, tugashyiramo bikabiza kubirana, tugashyiramo tugushakashamo 3 yarangiza ugapfundikira, amara gupfundikira nyuma y'iminota ukabireka bikabira bien. Maze ugafata ubunyobwa bwawe ukabushyira mu gasorori ku ruhande. Ubunyobwa bw'inaha buba bumeze hari ubuseye bw'ifu, ariko ubu ngubu nibwo buba bumeze nk'ubunombye, buba buri original kabisa, buri bwiza, bufite n'amavuta yabwo. Ukabufata, umara kubufata ukabushyiramo amazi ashyushye, ukoresha amazi ashyushye kugira ngo bufatanuke, kubera ko kubushyiramo directement mu sosi buragira butinda gufatanuka, ugasanga ibiryo byawe biri gushirira. Urabanza rero ukabugira ku ruhande, ukabukaraga bye, ukabukora bukanoga. Urabibona ko rero ubunyobwa bwacu bumaze kugira kunomba-nombeka, bumaze kuba bwiza, nyine umuntu abukuyemo ubunombe. Tugiye kubushyira mu isosi, ya sosi yacu yabize, uyireka ikabira nk'iminota 10. Warangiza ugahita ushyiramo ubunyobwa
noneho bikagumya bikabirana nubwo bifata hasi rwose ntugire ngo birashirira, wapu bireke bitogote, ubireke bitogote amazi akame, ntakame cyane ariko ubone ko yagabanyutse yitse gato, amazi ubone ko yitse gato, ubone kubona ko ibiryo byawe bihiye. Yamara gushyira mu bunyobwa bwawe ukamara kugaragura neza ugahita upfundikira, wamara gupfundikira ugahita uza ukabireka bigatogota, urabicunga byo ntabwo uzi ngo bifata iminota ingahe, urabicunga ukareba uko amazi agabanyuka, abibona ko amazi yacu yagabanyutse, isosi yacu imera nk'ifashe, noneho amavuta amera nk'ayiretse. Iyo ubonye amavuta yiretse rero isosi burya iba yahiye, icyo ni cyo kikwereka ko isosi yahiye, amazi yose nk'aba yavuyemo kabisa, urabona ko isosi yacu yahiye, ngiyo kabisa, ngiyo urayireka nanone ukongera igatogota, uhita upfundikira ukayireka ikongera igatogota, ukagabanya umuriro. Ngiyo rero isosi yacu finali, niyo ngiyo murayibona ukuntu ifashe ari nziza cyane. Kandi ikindi mbabwiye, ayo mavuta iyo utayashaka biroroshye kubera ko iyi sosi yawe ihiye itaza hejuru, iyo utayashaka uhita ufata igiyiko ukayayora ukayamena, utayashaka rwose ubona ko biba byakorohereje yaje hejuru. So rero isosi yawe wayirisha ubugari, wayirisha umuceri, wayirisha icyo ari cyo cyose. Rero mukore subscribe, like, share and comment, mutubwire uko mubyumva, tubifurije ibihe byiza, murakoze, bye.